Nezezwa n'Imana cyane iyo mbonye mfite umwanya nk'uyu wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Uzabakiro Yonasi, mbafitiye ubutumwa bwanyu, reka mbubagezeho. Mbere yo kubagezaho tugiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 3. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati, ayo magambo ni ayo kwizerwa, ni ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba, hashyirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Dusenge Imana. Uhoraho mutabazi w'ubugingo, turagushimye kuri isa no kuri uyu munota utweze udutunganye. Amagambo tugiye kuganizwa tuyoborwe nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Holiness TV ni umurongo w'ubutumwa bwizewe. Gana kuri Holiness TV urahasanga inyigisho zihembura ubuzima bwawe kandi zinyuze umutima. Urahava uhumurijwe, urahava uhaboneye igisubizo cyawe gihuje n'ibibazo ufite none. Holiness. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Imana ibahereze umugisha. Izina ry'Uwiteka ni irinyacyubahiro, kandi Uwiteka Imana ahoraho iteka ryose, kandi muri byose hashyirwa abamwizera, kuko bazabana nawe ku ngoma idashira. Njye ugiye kubagezaho ubutumwa bwanyu, nk'uko nababwiye amazina yanjye, nitwa Uzabakiro Yonasi. Ubutumwa bwanyu cyangwa se ubutumwa bwacu bushingiye mu kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi mugasabwa kugira ngo muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'igihe mugomba gutungurirwa. Nagiye kubona mbona iyerekwa rikomeye cyane, kandi iyerekwa ryerekana yuko tugiye gutungurwa. Nagiye kubona mbona abantu benshi batandukanye bavuye mu mpande z'isi, bavuye hirya no hino ku isi. Mbona bateraniye hamwe, barimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyari kigaragara nk'abihaye Imana, bicaye imbere mu myanya basanzwe bicaramo mu buzima busanzwe. Icyiciro cya kabiri cyari icyiciro cy'umutwe w'abaririmbyi, bari bambaye imyenda yera. Aho nari nicaye mu bihaye Imana, numva imbaraga zimvanye aho nari nicaye zinjyana muri iyo korari, maze nicaye muri iyo korari mfatanya nabo uwo murimo. Mu kubitegereza nabonye bambaye imyambaro yera, naho njye nari nambaye umwambaro wa gishumba. Ntekereza uburyo nambaye umwambaro wa gishumba, kandi mu myiteguro yo kuza muri icyo giterane nta mwambaro wa gishumba nari nambaye. Nubwo nari niciye hamwe n'abashumba, ariko sinabonaga nambaye umwambaro wa gishumba. Nabashije kubitekerezaho ndavuga ati, ese uyu mwambaro w'ubushumba nawambaye ryari? Ubwo nabashije kubitekerezaho agahe gatoya. Nagiye kumva numva turimo turirimba indirimbo, iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza. Abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa. Jya umwizera, jya umwumvira,
ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Iyo ndirimbo twayiririmbaga twishimye kandi tunezerewe nk'abantu bari baturutse mu mpande ziturutse ku isi hose, maze tuza twiremamo umutwe umwe. Nta dini nigeze mbona cyangwa se urusengero, ahubwo twese twari hamwe mu buryo bumwe, mu mwanya umwe, duhuje umutima nk'abavuye mu bihugu byose bigize isi. Aho rero niho hakagombye kubonekera isomo n'icyigisho. Kubera iki usanga turi kuryaryana, ati wowe uri umuporoso, wowe uri umugatulika, ugasanga turi kuryaryana, ati wowe uri umudivandisite, wowe uri umusilamu. Ese Kristo ni we waje kuducamo ibice, cyangwa se ni imitima yacu n'ishyushyu n'ishyari tujya twishyiramo amarangamutima? Kristo rero ntabwo ari wowe waduciyemo ibice, ahubwo ibice biza bitewe n'inyungu bwite z'umwana w'umuntu, bitewe n'ibyo ashaka ku mukumbi w'Imana. Imana rero siko yo ibibona, ahubwo twese twakagombye kwishyira hamwe tukamenya icyo dukurikiye icyo ari cyo. Aho ho narindi muri uwo mukumbi uturutse hirya no hino, nta bwoko, nta moko yabarangaga, nta ruhu byo kuvuga ngo uyu ni umwirabura cyangwa se uyu ni uwera. Oya, si ukuvuga ngo nta muzungu nta mwirabura. Twari mu ishusho itabasha kuba wayibonera ubusobanuro. Nanjye ubwanjye wari uri aho wabyireberaga, sinakubwira ngo twari mu isura iteye itya cyangwa se mu bwoko ubu n'ubu. Oya, twese twari kumwe kandi duhuje umutima, twari hamwe turi mu mwanya umwe. Nta moko yaturangaga, ati uriya ni umutwa, uriya ni umututsi, uriya ni umuhutu. Oya, ayo moko tuzayasiga hano kwa ino si, kuko icyo amoko yadusigiye amaraso. Amoko rero yazanywe n'abantu bumvaga yuko bacamo abandi ibice bafite icyo bararikiye. Ibyo rero ntabwo ari byo bizaranga ubwami bw'Imana. Aho twabaga turi nta ruhu, nta bwoko runaka, twese twari abana b'Imana bavuye hano kwa ino si, twiremyemo umutwe umwe. Buri wese yishyira arizana mu gakiza, bityo nimwo twabashe kwisanga. Ubwo rero hagati aho rero tugomba kugendera ku murongo w'abana b'Imana, nk'abantu barimo baririmbira hamwe muri uwo mwanya umwe, duhuje umutima. Ubwo nabonaga turi hamwe, ariko ntabwo nabashe kubona isura y'igitsina gore cyangwa se y'igitsina gabo, ahubwo twese twari mu bumwe, mu mwuka wera, mu rukundo, twuzuye impuhwe, twuzuye amahoro, twuzuye imbaraga. Nta sura y'abamama, nta sura y'abapapa, nta sura y'abasore, nta sura y'urubyiruko yaturangwagamo, ahubwo twese twari bamwe mu mwanya umwe, twese dusa, twese duhuje umutima, twese turi mu mwanya umwe, umwanya umeze neza. Uko twari duteraniye aho turirimba iyo ndirimbo, dutegereje ibyo twabashije guteranyirizwaho kugira ngo tubashe kubyumva neza, n'impamvu nyamukuru nuko ijwi ry'umuntu umwe riza ritubwira riti, ati nimwitegure mugiye gufotorwa. Maze ngiye kubona mbona hari urimo ari kudufotora, nuko barafotowe twese dufotorerwa hamwe. Nagiye kumva numva ijwi riravuze riti, Uwiteka Imana ari gushungura kuko agiye kujyana itorero mu gihugu cyo mu ijuru. Nkimara kumva iryo jwi, iyerekwa ryahise rirangiriraho. Bavandimwe bene data, mwe munteze amatwi, mumaze kumva ihishurirwa cyangwa se iyerekwa. Ese wowe uri mu ruhe ruhande? Ese uri mu ruhande rw'abaririmbyi cyangwa se uri mu ruhande rundi? Ngwino garuka, gira bwangu uze
ube mu ruhande rw'abavuye hirya no hino bateraniye hamwe biremamo umutwe umwe, kuko mu gihe kiri imbere Uwiteka Imana aje kuzamura itorero, kandi muri uko kuzamura itorero ntabwo ashaka yuko abantu batatana, ahubwo ashaka yuko twahuriza hamwe mu bumwe no mu rukundo nk'abana b'Imana b'abaragwa b'ubwami bwo mu ijuru. Icya mbere wabwirwa icyo wakora ni ukubasha kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi ukazinukwa ibyaha ukabasha kwihana. Uwejejwe wese azaba mu mugabane wa wundi w'abaragwa b'ubwami. Uwejejwe wese niwe wenyine gusa ugomba kuzambikwa imyenda yera, kandi ntabwo azasohoka ukundi, kuko azaba mu mugabane wa wundi w'abana b'Imana nyakuri. Buri wese rero arasabwa kugira ngo ahatanire kuzaba muri cya giterane, cya kindi kizaba gihujwe n'abazaba baturutse mu mpande z'isi bateranira hamwe. Abo ni abana b'Imana kandi niryo torero. Nuko rero ntitukishuke, menya neza yuko abari mu murimo harimo ibice bibiri: ba mu murimo kandi wizeye, ba mu murimo ubasha guca bugufi, ba mu murimo uzinuka icyaha, ba mu murimo ukunda bagenzi bawe kandi wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wa wundi uzaza aje guhemba no guhana. Hashyirwa rero abazabona ibihembo byiza, ari bwo bugingo buhoraho. Hagowe abazabasha kuzagerwaho n'igihano, kandi igihano ni icyo kubabazwa iteka ryose. Ngwino rero ubashe kugarukira Uwiteka, kandi Uwiteka Imana aragushaka. Uraburiwe, uraburiwe, ngwino garuka ubashe kumvira Uwiteka Imana, nawe azabasha kuzaguhemba nk'uko abandi nabo bazaba bari guhembwa. Ntabwo Uwiteka atererana, azaguhemba nk'uko abandi nabo bazaba bibereye mu munezero, nawe uzaba muri uwo munezero. Ure kwitesha ibyiza biri imbere kugira ngo utazabasha kwicuza bitagishoboka. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibahereze kwisuzuma kugira ngo tumenye niba turi mu ruhande rw'abagana mu ijuru, niba tutari mu ruhande rw'abari mu rugendo rujya mu ijuru. Tubashe kwisuzuma kugira ngo tutazabasha kurata ingororano Yesu Kristo yateguriye abamwizera bose. Imana ibagirire neza. Ukimara kumva ubu butumwa ukumva yuko ari ubwawe koko, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro cyangwa se ubutumwa nk'ubu buzajye bukugereraho ku gihe. Imana ibahereze imigisha, kandi Imana ibagirire neza.